Gerard aturebere Daniel Tanzania kitabu cha Daniel Chebine sura 4 28 hadi 33. Natangulia kusoma kitabu cha Wahebrania. Tutasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwirinde mutanga kumva iyivuga ubwo babandi batakize kuko banze kumva yababuriye iri mu isi kanzwe twebwe niba dutera umugongo yituburira iri mu ijuru. Ijwi ryayo ryateye isi igishitsi icyo gihe, ariko none ubu irasezeranije iti hasigaye rimwe ngatera igishyitsi, hasigaye rimwe ngatera isi igishyitsi, ariko siyo yonyine ahubwo n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa, kuko ari ibyaremwe kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. Amen. Daniel 4:28. Daniel sura 4:28. Turasoma mstari Yesu Kristo. Amen. Umwami nuko Daniel 4. Bibiliya rero hari ukuntu usanga nazo Biblia nazo yabitewe n'igihe zandikiwe. kufuatana wakati iliandikiwa. Hari igihe usanga Bibiliya ntoya Nakutana uhereye kuri Biblia 27 27 ngegera kuri 26, ilianzia shena ariko ugasanga byose ni kimwe. yote tunakutana ni sawa. Iyanjye 4:28 aravuga ati Yangu 4:28 nuko ibyo byose yale yote bisohora ku mwami Nebukadineza hashize amezi 12. Umwami yari i Babuloni arambagira mu rugo ibwami, aravuga ati ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye, ngo habe umurwa wanjye nuraho mwubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru kutoka mbinguni riti, kasema eti yewe mwami Nebukadineza, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu bane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho umenyera kwisumba byose, ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwishaka. Nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadineza. Dusubire kuri 33. Nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadineza, yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Amen. Turabasha kwicara nubwo badusengeye amaterano yacu aba ari amasengesho. Reka twigire muri Data Venusi mu isengesho rigufi, asenge asaba Imana kugira ngo muri mwe dufite Imana ize none bari natwe, kandi ze kumva neza aya magambo mu izina rya Yesu Kristo. Data twese Imana ishobora byose, uri Imana ihinduye. Ubwo utugaruye muri iki gitondo
ibyo waduteguriye ubiduhereze. Amagambo yawe arasomwe, ariko kandi asomwe gusa Uwiteka ntiyakwirakwize mu mitima yacu, kugira ngo buri wese ayumve kandi ayuze, yumve icyo ushaka kuvuga, ntacyo byaba bimaze. Turaguhamagaye rero kugira ngo ubwasomwe Uwiteka buri wese umuhereze ibimukwiriye, uze ubane natwe. Nusiga umugaragu wawe, natwe udusigire kumva amagambo yawe. Numuzamura, natwe utuzamure, utugenderere nanjye. Nugendera abandi, nanjye ntunzige mu byera. Tuguhaye ikaze muri byose, twirukanye abadayimoni y'uburyo bwose. Tuhamagaye Imana kugira ngo ibyo igaragaje, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Imana umugisha. Mungu awabariki. Jina mwene data turi kumwe. Nina ndugu ambayo tuko pamoja. Tubasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Dushima Imana cyane yaturinze, namwe ikabarinda, by'umwihariko ikaba yagiye kudushoboza guteranira imbere yayo. Iyo yabikoze yabwitwa kwa Yesu Kristo, kuko haranditswe hati ntimukirengagize guterana hamwe nk'uko bamwe babigenza. Hari benshi babyirengagije bibaza ko ari wowe birengagije, hari benshi babyanze bibaza ko ari wowe banze, ariko byo ntabwo ari wowe, ahubwo ni Imana banze. Abirengagije kuza guterana ntabwo ari wowe bahombeje, ahubwo igihombo ni icyabo. Inyungu iri kuri nde? Inyungu iri kuri wowe wemeye kuza guterana uyu munsi. Imana yareze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tubakiriye ku meza y'Umwami, tubakiriye imbere y'Imana ishobora byose, kuko nk'uko Mweta bivuze, ntabwo twaje kureba umuntu, ntabwo twaje kumva umuntu, ahubwo twaje kureba Imana, twaje kumva ijwi ry'Imana. Namwe icyama uyu munsi mukumva ijwi rye, hanyuma mwamara kumva ijwi rye ntimwinangire imitima nk'uko bamwe babigenje, abo imitima yanyu yagukire kumva amagambo y'Imana. Amen. Bavuze ko twakira abashyitsi, bakavuga nta bashyitsi barimo, ariko abashyitsi barahari. Abashyitsi barimo n'akaga twakire mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Uruvandimwe rwa Gadi, umuvandimwe nawe si ubwa mbere aza, ari hafi ya Obedi. Ya muvandimwe ushaka kujya musura mukanamuganiriza, abashoboye kuganira. Naje kumva ko yabatiwe mu izina ry'Umwami. Imana imuhe kandi mukomeze. Uku kuzinduka uyu mwata afite ntabwo ari ubusa. Imana ifite umugambi kuri we. Amen. Bande b'abasere ndabona barimo. Burya umuntu wese utarabatizwa aba ari umushyitsi mu itorero. Amen. Umuntu wese utarabatizwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo aba ari umushyitsi. Niba ushaka wagira urugo rero, ukaba ushaka umwana mu rugo, emera wegere Imana, umwakire nk'Umwami n'Umukiza, ubatizwe mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma nawe ukomeze urugendo. Sibyo? Siko bimeze? Imana iri kubyumva neza mu izina rya Yesu Kristo. Turishimye cyane, turanezerewe cyane. Imana ngiye kutwemerera kugaruka imbere yayo. Tuvuga iki? Ejo twarahangaha tuvuga amagambo meza, amagambo atubwira ko dufite Imana ihindura. Dusaba guhindurwa, duhindurwe bashya, duhindurwe ibyaremwe bishya, tuve muri bya bya mbere, twiyambure umubiri wa mbere, twiyambure umubiri wa kera, twiyambure kamere, twiyambure ibibazo, twikuremo ibibi, duhindurwe bashya kubw'amagambo y'Uwiteka. Amen. Hano mfite agatabo k'umuhanuzi w'Imana, ntabwo dufite umwanya, ariko Imana izadoreza igihe. Amen. Dufite akanya gato, turavanga uburyo umwanzi w'ibihe ni amasaha. Dukorera ku masaha uko niko twabisanze, ariko hari igihe bizashira. Imana ikikora umurimo wayo. Turi gusenga, turabitegereje, kandi amasengesho
muvamo igisubizo. Amen. Musenge Uwiteka yumva amasengesho. Uko nimba rino jambo umuhanuzi w'Imana yise ngo mbese birashoboka ko Imana ihindura ibitekerezo byayo kubw'ijambo ryayo. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu gihindura umugambi w'Imana, nta kindi kintu gihindura ijambo ry'Imana ku bantu uretse guhinduka no gusenga. Amen. Mbese mubyumvishe neza, ikintu cyonyine cyatuma Imana ihindura ibihano kuri wowe ni uko wahinduka kandi ugasenga, ukagira kwizera. Niba ushaka kugira ngo Imana iguhindure, senga. Niba ushaka kugira ngo Imana igukureho umuvumo, senga, uhinduke, wemere icyo Imana igutegeka. Amen. Ngo mbe birashoboka. Hari abantu bavuga ngo Imana yumva gusenga. Imana yumva amasengesho. Impamvu utabizi, impamvu utabyumva, ni uko utarahura n'iyo Mana, ni uko utarahinduka, ni uko itaraguhindura, ni ukuba ikigira kamere, ni uko ikigira inzika, ni uko utarahinduka, ni uko utarahinduka. Ariko umunsi wahindutse byose byashira. Biratubwira ngo twebwe umuntu wa kera. Ni ukubera iki ugifite imipaka yawe utagera? Ni ukubera iki mu mutima wawe ufite abantu wanga, ukagira abantu mu mutima wawe? Ni uko hari aho utaragera, ni uko utarabona Imana ihindura. Ariko we niyo Mana, ibyo byose byashira. Ukanga umuntu ngo ni uko bamuvuze amagambo agatuma wanga umuntu, amagambo agatuma umuntu bigira inzika. Reka mbabwize ukuri, mwere kujya mwanga bagenzi banyu cyangwa wangire umuntu mu mutima wawe. Nubwo yaba yakuvuze nabi, nubwo yaba akugiriye nabi, musengere. Tuyatwumva ukuntu hari hakurya hari abantu biciwe, ariko basabwa gutanga imbabazi. Amen. Ukabarira umuntu, ukabarira umuntu uzi ko yakumariye abana, ukabarira umuntu ukamubabarira. Amen. Uzi ko yakumariye umuryango, isoni njye kuba arashize, usigare wenyine, ariko hatuwe kumubabarira. None kangahe nabwo abana b'Imana mubiga inzika, ugakira mwene so ibintu bitabaho, kubera amagambo ukamwanya umutima wawe. Ese ibyo birashoboka hagati y'abana b'Imana? Ikure y'uwo rwango, wikure iryo gomwa, mubanire abantu bose amahoro. Amen. Mubanire abantu bose amahoro. Niki Imana idusaba, niki ijambo ry'Imana itubwira. Ngo runaka baramuvuze, ngo runaka ngo niwe wangiriye nabi, runaka niwe. Ibyo birakureba. Senga, umusabire, umukunde. Nadahinduka wowe uzakoze umurimo wawe. Amen. Ntabwo ari wowe uhindura, ntabwo ari wowe uhindura, Imana niyo ihindura. Bwira Imana, Imana ishobora byose. Amen. Niyo magambo ko turi kwitwa tuganira ejo, Imana ihindura. Nkeneye guhinduka mu magambo, mu kugenda, mu kureba. Nawe Imana iguhindure, ikweze, iminwa yeze, amaboko yeze, amaguru yeze. Niwezwa ku mubiri no mutima, uzakora ibyo Imana ishaka. Amen. Ntabwo abakozi kukubwira bizabagora, ntabwo abakozi kugira inama bizabagora, kuko uzaba babonye Imana ihindura. Amen. Ikigora abakozi ni ukubera iki? Ikigora abantu kukubwira ni ukubera iki? Ni uko utarabona Imana guhinduka. Ariko umunsi wawe n'Imana, Imana ikaguhindura, byose bizagenda neza. Amen. Twavuze dusabye guhinduka. Utarangaye umunsi w'ejo, nawe nsabye Imana ngo igushoboze, iguhindure, kugira ngo ubashe gusoza urugendo amahoro. Uzarusoza amahoro kubera iki? Ni ukuza barahindutse. Imana idukomeze mu izina rya Yesu Kristo.
dufite umwanya mugufi, tunaye muda mfupi. reka tuganire amagambo meza Imana yateguriye uno munsi. Mungu ametuapa leo. Ariko ejo twari turi ahantu heza, Jana tulikuwa n'uyu munsi ndibaza biragenda neza. kwamba ni pazuri. Batuganije amagambo meza, Wanatuongelesha maneno mazuri. amagambo ari mu gitabo cya Danieli Maneno yakuwa katika kitabu cha Danieli. ndetse no mu gitabo cy'Abaheburayo. Waebrania. Danieli Danieli eti. umugaragu w'Imana Kwa Mungu. yagiriye inama cyane ndetse kenshi Mara nyingi. Nebukadinezari. Nebukadinezari yari umwami wimitswe n'Imana. Imana imusukaho amavuta, imuhereza misiyo, imuhereza akazi. Danieli nuza Nebukadinezari aragenda, ubwami burakura, Nebukadinezari arakura, agira ibyubahiro, umva. Ariko igihe kigeze ayoberwa umurimo w'Imana, ayoberwa icyatumye Imana imwimika. Amen. Mubyumve neza, ndashaka ngo tubinyuremo twihute turangize icyatuzitiye uyu munsi. Kilichotuleta siku ya leo. Hanyuma Nebukadinezari ngaza kurota inzozi, ariko mu nzozi yarose Danieli aramubwira ati ngo turi kwihuta, ntabwo bwa mbere ibintu twabivuga, si ubwa mbere twabyumva, niyo mpamvu yavuga ngo iyo ubwira uwumva ntuvunika. Mwarabyumvishe, rero reka dufate kano kanya twongere tubisubiremo, hanyuma dusoze umurimo wacu. Ariko Imana yo yibereye ku murimo, Inakuwa kwa kazi yake. kandi Imana nta kintu na kimwe ikora itabanje kubona umuntu, itabanje gutuma abagaragu bayo. Kutuma watumishi. Niyo mpamvu umuntu wese utumva iri jambo afite ibibazo, Anashida. afite ingorane. Iri jambo twumva, iri jambo ryose ni imbuzi. Yalifu. Niba utumviye imbuzi iri jambo Yalifu. ufite ibibazo, ufite ingorane. Danieli abwira Nebukadinezari ati, Nebukadinezari, iki giti wabonye gikura, Unaona. ubushorishori bwacyo bukazamuka bukagera ku ijuru, burya ni wowe. Wewe. Urabyumva neza? Imana yagukujije, ariko ubu ngubu ntukimenya abapfakazi, ntukimenya imfubyi, warazamutse uri gutambagira Babuloni, ugatambagira ubwami bwawe, ukavuga ati dore ubwami bwanjye niyubakiye n'amaboko yanjye. Impamvu yo kuvuga umugaragu ati mundekere abana banjye, itorero ryabaye ry'umuntu, itorero rikiri ry'Imana, ubwami ntabwo ari ubw'Imana, ubwami bwabaye ubw'umuntu. Nungurire ku bana, nungugire ku bana banjye. Uri kumva? Abana wowe ufite uburenganzira bwo kurema umuntu wumva. Hari ubushobozi na bukeya ufite mu bantu bangana gutya bwo guhamagara n'umuntu umwe ngo umuhe agakiza. Ufite ubushobozi bwo gukiza umuntu umwe muri abantu bose, ukaba ubugingo buhoraho. Niba bidashoboka rero ubwami ni ubw'Imana, niba utabishoboye umurimo ni uw'Imana. Amen. Nuko Danieli aramubwira ati, none reka nkubwire, Acha nikwambie. umvira inama nguha, Ya shauri nakwambia. kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, Kuosha dhambi yako kwenye haki. ukora ibyiza Tende mema. byemerwa n'Uwiteka, Kubaliwa na Mungu. Imana yakubabarira. Atakusamehe. Ariko umva icyari gusohora, Kilicho Nebukadinezari wakumvira iyo nama, nuko ibyo byose ngo bisohora ku mwami Nebukadinezari, ngo hashize amezi 12 mbili. yumvishe imbuzi. Yalifu. Yari i Babuloni, Kwa Babeli. aratembera, Anatembea. areba abagore beza, areba abagabo beza. Ati dore ubwami bwanjye we, ngo nabumbye niyubakiye n'amaboko yanjye, kugira ngo buheshe bimeshe icyubahiro. Nanyuma neza, bimeshe icyubahiro. Icyubahiro ni icyanjye, icyubahiro ni icy'Uwiteka, ntabwo ari icy'umuntu. Yayobewe ko ari umuntu, kandi ubwabo bagakomeye yari abihawe n'Imana ishobora byose. Umva Imana imaze kumukuraho amaboko. Mirongo itatu na gatatu aravuze ati, ngo ni uko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari. Danieli atakubwiye, atakuburiye, yirukanwa mu bantu akajya arisha n'inka. Wari umwami, wari ufite amafaranga, wari ufite icyubahiro, arishije nk'inka kubera iki? Arishije n'inyamaswa kubera iki? Kuko atakiri mu bantu. Yishyize hejuru
hejuru, alijiinua, arizamura, arikuza, avuga ko Imana ariyo yimika, yemeza ko Imana ariyo ishobora byose. Nuko agenda mu ishyamba ibihe birindwi, na pole bisobanura ngo yabaye imyaka irindwi miaka 7 arisha nk'inka, arya ibyatsi by'inyamaswa. Uwari umwami agiye kubera iki? Kubera kutumvira, kubera kutumvira inama. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kubaganira amagambo avuga ati ingaruka zo kutumvira. Ingaruka zo kutumvira wenda, ingaruka zo kutumvira ni nyinshi kandi ni mbi. Amen. Niba ushaka kugira ngo ubaho neza, niba ushaka kugira ngo imirimo yawe, urugendo rwawe uzarusoza amahoro, ibyo ukoze byose bigende neza, emera wumvire. Amen. Ingaruka zo kutumvira, benshi hano turabwirwa tukumva turi benshi, ariko kumvira biragoye. Biragoye kubera iki? Kuko umwanzi abafiteho ubuhanga, arabashaka akarwana inkundura kugira ngo babashe gukorera umwanzi. Ariko twebwe twamara gukorera umwanzi. Amen. Twamara gukorera Imana ishobora byose. Niyo mpamvu aya magambo ni magufi ariko mwumva mu bugari. Amen. Nuko iryo jambo ngo risura kuri Nebukadineza, ava mu bantu, ava mu bwami, aragenda ava mu ishyamba, arisha nk'inyamaswa, arisha nk'inka. Umusatsi we urakura, yari akibona Salomo kujya kogoshwamo, atereka umusatsi umera nk'uw'umusazi. Niyo mpamvu mubona abantu bose bateretse umusatsi bameze nk'inyeshyamba. Abasore bose bagatereka imisatsi, bagenda imisatsi bakayikaraga. Ni ukuvuga ngo bataba abantu batava mu bantu. Bagenda bagatereka inzara, ugasanga inzara zifata agahoma y'izindi, ugasanga inzara zarakuze zigeze hano zisumba iz'ibisiga. Numvise ngo Nebukadineza ari mu ishyamba, kuko atarafite ahantu ho gucira inzara, zarakuze ziba nk'iz'ibisiga. Rero hari inyeshyamba dufite ziba mu bantu, ukagira ngo ni abantu, ari inyamaswa abantu. Abo bateretse bose inzara ziba nk'iz'ibisiga, ntabwo ari abantu, ahubwo ni inyamaswa abantu. Amen. Bibaza ngo mu bantu, ariko umugabane wabo bibereye mu ishyamba. Mukagira ngo muri kumwe, mutari kumwe. Amen. Hano Abaheburayo batubwiye bati, reka tuhasubire mu byumve neza. Abaheburayo haravuze hati ngo mwirinde mutanga kumva. Iyo si inama mbahaye kandi ni imbuzi. Mwirinde mutanga kumva iyi ivuga, ubwo bandi batakize, kuko banze kumva iyababuriye iri mu ijuru. None reka mbabwize ukuri, nimba Imana itarababariye bandi ndetse n'abamarayika batarinze ubugari bwabo, bakanga kumva, bakabona ibihano by'Uwiteka, kangahe twebwe nimba twarakumva ituburira iri mu isi. Amen. Rero nimara kumvira ijambo, nawe ntiwinangire mu mutima, kuko kutumva bifite ingaruka nyinshi. Bakubwira ati wa muvandimwe we, inzoga zirakubaganisha, inzoga ntizikagushuke, inda ntikakuyobore. Uzi ingaruka zo kunywa inzoga? Iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, uyakumva ngo bamukubise ikofe, akazi igice ryabyimbye, bari mukubitiye mu kabare, akatajya kubeshya ngo yakubise ikofe ku nzu, ukabura umugabo ati wa mwana we, gutwara imodoka wasinze, ibi bintu gukora ukanywa inzoga, ko nta mwana w'Imana unywa inzoga, nubwo utaba umukirisitu, nubwo utaba wizeye, gutwara imodoka wasinze atari byiza. Waretse ibi bintu ngo reka da, ukumva umwana bamukuze diwayi imyaka 5, muzajya gutwara imodoka, ugatangira ugafata akagare, urugendo ku gare kubera iki? Ni wari ufite imodoka, wanze kumva.
uwanze kumva rero ntabwo akeneye no kubona, wanga kumva amareka gutumva ukabona ingaruka zabyo. Tugira abana tukabigisha kumva, nk'abana mwagiye mwumvira ababyeyi, nk'abana mwakumvira ijambo, abana reka da amatwi mukayavunamo ibiti. Uri gusuzugura so ugasuzugura nyoko, ariko ingaruka ntabwo uzisuzugura, zizakugeraho nta kabuza. Kandi umuntu uzaba uri kurya umunyururu wa gereza uzavamo uvuga ati barambwiye. Utarafungwa rero, utarabona iyo gereza, wumvira inama mubwira uyu munsi, kuzaho ibyaha byawe, ureke ayo makosa yawe, ureke ibibazo byawe, wumva iki ijambo ry'Imana rikubwira. Ese mwa bantu mwe, ni iki ijambo ritavuze? Ijambo ryaravuze ati uyu muntu ni iki namukoreye, ni iki nakoze? Natumye abahanuzi, natumye abagaragu, mbohereza ijambo ry'igihe. Ni iki mudafite kugira ngo mubashe kumva ijambo ry'Imana? Ni iki kibuze? Nateye igiti, ndakivomera, ndacyuhira, ndetse cy'urupangu kugira ngo inyamaswa zitaza zigacyona, kugira ngo ibyonnyi bitaza bikakigeraho. Ariko igiti nagiye kureba nsanga nta mbero, nsanga ntabwo ni iki nakoze? Ni iki nakoze? Mu by'ukuri mubyumve neza, ingaruka zo kutumva ni nyinshi kandi zitugeraho twese. Kubera iki? Kubera kutumva. Umwana umwe utumva umuryango yangiza umuryango wose. Ingaruka zigera ku muryango, si umuryango gusa, ingaruka zigera ku muntu uwo ari we wese. Bareka kubwira, iyo ngo bumvishe nka mwene data cyangwa umuvandimwe ipine ry'imodoka ryamutobokeye, ukumva araguhamagaye, nagize ikibazo, ujya uhumeka, ujya unezerwa. Si uvuga ati yaba nimbonye uburyo bwose nshoboye ngajya kumufasha nkabona cya kibazo kivuyeho. Iyo wumvishe ngo umuntu ukabona atangiye kugenda bapositinga ngo iyi modoka ni iyanjye, ni iya furani mutaye munsi y'igiti, ese yavuyemo ari muzima? Bitangira kubaza imodoka nibwo yakwangirika, ariko umuntu akaba muzima. Urakabona niba gutya ari impanuka, ariko ntukabone niba gutyo ari wo byitera. Kubera iki? Kubera kutumva. Amen. Impanuka ziba, ariko hari ibiza, ariko tubyizaniye, tubyikururiye. Utwaye wanyweye, utwaye imodoka, uri kuri telefone, uri gucatinga n'abantu, uri kugenda kuri video muri Afurika. Umusore ajya kuganiriza agakobwa iyo hakurya, umukobwa akajya kuganiriza umusore hakurya kuri video call gutwara, bateretse telefone imbere y'imodoka, urarangarira muri video ntabwo uratwara, uko imodoka ikuse munsi y'igiti. Umva inama bakubwira. Kutumvira bifite ingaruka nyinshi. Kutumvira ijambo ry'Imana. Kabagenda dusomera Abaefeso, nasomera Abaefeso kandi n'ibyo muri Imana tubwira. Reka mbabwize ukuri, icyaha ni kibi, gusambana si cyo cyaha, ujya gusambana si cyo cyaha, kwiba si icyaha, kuroga si icyaha. Ibyo byose ni imbuto zo kutizera. Ubaye wizeye ntiwaroga mwese, ubaye wizeye ntiwaroga mwiki wawe, ubaye wizeye ntiwaroga mwene data, umurogesha amagambo, umuhango gutamira, ibyo ari byo byose ni ukutizera. Ubaye wizeye ntabwo wajya gushorasha mu bagore b'abandi. Ubaye wizeye ntabwo irari ryo gusambana imana gukuramo. Izere kandi musabye kumvira iri jambo. Ukimara kumvira ijambo ntiwinangire. Amen. Dusomera Abaefeso 4:19 ugeze kuri 25. Abaefeso 4:19. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo,
no gukiranirwa kw'imitima yabo. Efeso 4:19. Ile 19. Kandi babaye ibiti. naho Alipani. Kandi babaye ibiti. umva ngo babaye ibiti. Walikuwa kama miti. Ibyo bari kuvuga ntabwo ari ibiti, Sio miti. ni abantu. Wanadamu. Amen. Ngo babaye ibiti. Walikuwa kama miti. Ngubwije ukuri, umuntu amaze kuba igiti, Kishakuwa muti. kuza ukamugira inama, Kumpa shauri. umva ni nko gusitara ku mubiri rero. Wala penye juu kiliona. Umuntu abaye igiti Mwenye ni nko kuza ugafata ikinombori ugishyira ku nyubako, umva kirashwanya kukireba ntabwo kirubaka. Abantu babaye ibiti, watu walishakuwa umugira inama, kumujia shauri. yabaye akahebwe. Ni hamwe bavuga ngo yabaye addicted. Addicted ni umuntu wamaze kuvuga gute yabaye amen, babisobanure neza. Yamaze kuba imbata. Ibata uyimenaho amazi ikikumumura igasa nkaho itigeze no kumenya amazi. Ibata umuntu abaye imbata y'ibyisi, umuntu abaye imbata y'inzoga. Imana ni kubature. Umuntu abaye imbata y'ubusambanyi, Imana ni kubature. Imana tubabarire cyane. Irari ryacu ryo kwifuza ibyiza, twifuza ijambo ry'Imana, twifuze kunezeza bagenzi bacu, twikuremo irari ry'ubusambanyi, twikuremo irari ryo kwifuza iby'abandi, twikuremo irari ryo kwirukanka ku byadusize. Ibyo tuzashyikira ukabyirukeho mu cyakabona runaka, uzi uko nakabaye, uzi aho aturutse, uzi aho ageze, ukararuhanga yikawe ushakisha. Mwemere kubana ibyoroheje kandi mubane abantu bose amahoro. Amen. Ingaruka Kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bafatanije no kwifuza. Ariko mwebweho mwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uhenerezwa no kwifuza gushukana. Amen. Imana umugisha. Amen. Mukikuramo ubushukanyi. Ngo kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Ariko mwebweho nimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvishe mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa. Umuntu wa kera aradushuka akaduhenebereza, ukaba kahebwe. Ntiwagirwa inama, wamaze kuba koronike, wakoronijwe nabyo. Ibyaha biragukoroniza, Satani aragukoroniza, ntushaka no kubireka. Abagabira ingaruka ni nyinshi, namwe muri abantu bakuru ntabwo nabasha kudetaya ingaruka zose ngo nzibabwire. Ariko reka mbabwire, mwa basore mwe mwihereza ubusambanyi. Ingaruka ya mbere ituma mudashaka abagore, mukirwa muzana mu bakobwa, muzana mu bagore b'abandi. Ingaruka yo gusambana nutayireka, ejo bazoga ngo barwaye sida. Ingaruka yo gusambana nutayireka, ejo bazoga ngo umva, harimo ingaruka nyinshi.
harimo ingaruka nyinshi, harimo ingaruka nyinshi. Hari umuntu twese kuganira tuliwahi kuongea, abwira uburwayi yahuye nabwo, akanambia ugonjwa alikutana nayo, ariko ingaruka bikamugiza lakini malipo, ayiwe data we, baba wangu, ndi kubura iki ukora bivuga. nakosa jinsi nilitafsiri. Noneho umuntu arwara, akagonjwa, sinzi kwibuka indwara yambwiye, sikumbuke ugonjwa ariko ninalia, indwara yarwaye ugonjwa aligonjwa, yandura mu busambanyi, akaambukizwa ndani ya uzinifu, ariko uwo muntu lakini yule mtu aza kuyirwara akaigonjwa atarize asambana. akuwahi kuingia. Ni ukuri ntabyo wakoze. Kwa kweli hakuna Oya, kuingia hapa. ageze kwa muganga baramubwira ati akamwambia iyi ndwara urwaye, ugonjwa unayo, mikorobe yarwaye ni iyihe je mikrobi aligonjwa ni ni kuyibagiwe, ariko nyibutse nababwiye. kumbuka nitakwambia. Baramubwira ati Wakamwambia iyi mikorobe mikrobi umuntu yandura ayandurira mu busambanyi, ayambukizwa ndani ya uzinifu, ariko lakini umuntu ufite iyo mikorobe, utanakuwa na ile mikrobi, yaba ari umugabo yaba ari umugore, iyo agiye kwihagarika ku matuwarete nakora isuku, mikorobe ukayisigaho ukayicaraho urayandura. None uwo muntu utarasambanye yanduye kubera iki? Ni ingaruka zawo ndo wasambanye. Unyumva neza? Niyo mpamvu n'amatoilette tujya bakora isuku, usanga amakampani bakora amasuku, ugasanga bafite byandimo, nimba ari city cover, ni city cover, ni toilette cover, simbiza ameze barazikundusha. Wajya ku kigo toilette ya rusange, hari public toilette. Iyo public toilette ijya buri muntu wari we wese, niba idafite isuku ufata iyo toilette cover ukayishyiraho, ejo tuzagirwa n'ingaruka z'abatumva. Amen. Ingaruka z'abatumvira zikakugeraho, nyamara uri inzirakarengane. Uwo muntu arambwira ati nkurikije umuti bamaye n'urushinge bamaye, namaze hafi nk'icyumweru cyose nari kundya ku butako, ndavuga ati nubwo byaba narabikoze ngo nsinzigera nsambana. Ndavuga ati Imana igufashe ubwo byumva gutyo, kandi Imana izakurinde. Ingaruka zo kutumva, zo kutumvira zigukura mu bagabo ukabebera, zigukura mu bandi ugategeka wenda wishahisha. Amen. Reka mbabwize ukuri, mumbabarire kandi munyumve nabi. Nta muntu wanumye, nta n'uraje no kugira ngo mvuge umuntu. Iri ni ijambo ry'Imana. Ingaruka zo kutumvira. Reka twihute, ndabona amasaha yagiye. Kadusome Samweli. Samweli. Ariko kutumvira ni bibi. Baturebere Samweli. Samweli ya mbere 15. Samweli ya mbere 15. Samueli wa kwanza 15. Wagira dusomere. Atakayefika atatusomea. Ariko 23. Ariko 23. Samweli ya mbere 15. Samueli wa kwanza 15. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi. Ngo kuko ubugome Kama uasi busa n'icyaha kama dhambi cy'uburozi. ya urozi. Burya uburozi si ugutamika. Uburozi si ukagenda ugahereza umuntu. Icyaha, ubugome nabwo busa nk'uburozi. Kama urozi. Komeza. Endelea. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'umwanya cya terafimu. Imana ikumugisha kuri data. Tunakubariki ndugu. Rero yandikirwa n'icyo mudakurwa ku ijambo, ukabwirwa Naambiwa sinshaka, ukabwirwa ntiwumve. Mudakurwa ku ijambo, niyo waba usenga, niyo waba uramya, gusa n'uramya igishushanyo cya terafimu, kuko ntiwumva.
Maana hausikii. Ntukaze gutana ngo ni ugupfa kuza gusa. Fakuya tu. Niwumva. Hausikii. Emera wumvire uko Imana ishaka. Mambo ya Mungu. Amen. Amen. Kuko ubugome Kama busa n'icyaha cy'uburozi kandi mudakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo ya terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze kuba ku ngoma kubwo gutumvira. Uyu ni Sawuli uri kubwirwa. Sawuli yabwiwe ijambo, ahabwa misiyo n'Uwiteka. Genda ujye kurimbura, ukureho icyaha cyose, icyaha cyose, wihane byose bikuri mu mutima wawe. Genda urimbure, ntusige na kimwe. Ariko agezeyo, Agagi mukuru w'abadayimoni baramuzanye, aragenda agazanamo intama nziza, azana inka nziza. Hanyuma Samweli abyumvishe aravuga ati, yewe Sawuli we, Imana ko yagutumye misiyo kugira kurimbura, nkaba nyiri kumva ibintu mu matwi yanjye. Aravuga ati, ni abantu bafashemo inka nziza, bafatamo intama nziza, barabizana kugira ngo bitambire Uwiteka. N'ijambo ry'Uwiteka ryaje rivuga riti, ese wibaza ko Imana yumvira ibitambo kuruta umwumviye? Uko watamba kose, uko wakora kose, manzi ugire kumvira Imana muri wowe. Amen. Ukore byose ariko wumviye. Kutumvira rero nguwo Sawuli yimitswe n'Imana ariko akuwe ku ngoma. Kubera iki? Ngo gutumvira. Samweli aramubwira ati, kuko wanze kumvira ukaba kumva ijwi ry'Imana, ukaba kumvira ijambo ry'Imana, Imana yigukuye ku ngoma. Niko abantu bose batumvira nabo bagira uburambe mu isi, ariko bazagira iherezo ribi. Kutumvira. Amasaha yagiye, yongera saa yine, ariko ndikwambira kutumvira ni icyaha kibi. Kutumvira, abana batumvira ababyeyi babo, nicyo cyaha cya mbere kibi gituma umuryango ubaho nabi. Kutumvikana mu muryango ni icyaha kibi. Imana izagufashe igihe uzajya gushaka, ugashaka umugore mwiza. Imana izagufashe igihe uzajya gushaka, ugashaka umugore mwiza. Ibyo mba mbivuze kubera iki? Ibyo biba bije kubera iki? Ejo bundi hari umuntu uzi kunyereka umusore wasezeranye ejo bundi, nta myaka 2 irashira. Nandi mbona madamu tuvuye downtown, keza hano atubwira ati, urabizi ntabwo ari byo gusekana babaje. Uyu mwana ari muri gereza, yafungiwe iki? Umudamu we ngo yamusabye kuba ngo basohoke, ajya gusaka mu gitabo cy'Icyongereza, ngo tujye out, ngo dutembere sha, ngo tujye kurya ubuzima, tujye kurya amafaranga yacu. Hanyuma umuhungu amwereka imibare. Abagabo reka mubwira ntabwo ari ukwirarira, si no kwirata. Ntabwo abagabo bareba hano hafi, abagabo bareba kure cyane. Bakavuga ngo mbese hirya y'ejo bizagenda gute? Umugabo ukubita imibare ati, rero uyu munsi bikunze. Umukobwa arangije aramubwira ati, rero irava, intambara ngiraba, niyo wararwanye nabyo aragenze gute? Umugore aramuhamagariye, umugabo aramutandukanye. Siko byagenze Amakeza aramuzi. Kugira ngo tubabwire iby'amagambo se, baba baramujyanye. Azize iki? Azize narashatse. Umugore mubi, Imana izamukuriye. Umugabo mubi, Imana izamukuriye. Kutumvira kw'abana bigira ingaruka ku muryango. Kutumva k'umugore bigira ingaruka ku muryango. Kutumva k'umugabo ntabwo biri kubwira umuntu umwe. Buri muntu uwo wese kutumvira kwawe bigira ingaruka ku bantu bose. Jera ndabeshya? Ni rimwe ni kabiri urara ku ijoro wumva ibibazo bagufunze, itorero ryose mukarama musha muteka imitwe, dukora iki? Baduciye magana angahe nayafite, tutarateranye cyangwa n'umuntu ujye kumufunguza. se ngo naza mariki. Imana izagufashe igihe uzajya gushaka, ugashaka umugore mwiza. Imana izagufashe igihe uzajya gushaka, ugashaka umugore mwiza. Kutumvikana mu muryango ni icyaha kibi. Kutumvira, abana batumvira ababyeyi babo, nicyo cyaha cya mbere kibi gituma umuryango ubaho nabi. Kutumvikana mu muryango ni icyaha kibi. Kutumvira, abagabo bareba kure cyane. Bakavuga ngo mbese hirya y'ejo bizagenda gute? Ntabwo ari byo gusekana babaje. Uyu mwana ari muri gereza, yafungiwe iki? Umudamu we ngo yamusabye kuba ngo basohoke, ngo basohoke, ngo basohoke.
Imana idufashe cyane Mungu atusaidie tugire kumvira. hata utii. Nuko tuyosaza ku ijambo rye mu gitabo cy'Abami ba mbere. Shaka katika kitabu cha Wafalme wa Yego kwanza. tutari Abami ba mbere. Wafalme wa kwanza. Hano aba Samueli n'ubundi ya mbere ku 8. Kwanza 8. Reka naho twasome gake. Umwe data yihuta baturebera Abami ba mbere. Wafalme wa kwanza. Hano Hapa Samueli Samueli wa kwanza 8 ibice 7 sura 7 turasoma mu Yesu Kristo. tunasoma kwa Maze Uwiteka abwira Samueli ati emera abo bantu ibyo bagusabye byose kuko atari wowe banze ahubwo ni njye banze ngo naba umwami wabo barakugenza nk'uko bajyaga bangenza. sila walinipeleleza Kugira ngo ukwanga ni ubwa mbere ya mara ya kwanza byabaye imekuwa na Yesu ngo baramwanze. Yesu alimchukia Kandi mwene data nubwira umuntu ukora ranze bakakurwanya bakakuvuga byinshi, taja mambo umenye ko iri jambo risohoye ngo si wowe banze ni njye banze. mimi wana Bari kukugenza kuko bangenzaga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana risaba abana b'Imana kugira ubwenge, na akili tukamenya iyo tuva kandi tukamenya n'iyo tujya, tunaenda ukamenya ngo niba bakwanze kama wanakuchukia nuko n'Imana bayanze, na Mungu alikuchukia niba bakurwanije n'Imana barayirwanije. Iyo baza kuba baramenye Imana nawe baba bakuzi. Amen. amina None niba bisi batakuzi hawakujua bikubabaza, oya n'Imana iba yizi, Mungu hawamjui Imana ibayimenye. Niyo mpamvu nawe batakumenye. na wewe hakukujua Amen. amina Wabonye igitabo cy'Abami ba mbere pata dusomye twakiri gusoza. kwanza umesha Imana ihindura iguhindura mushiki wanjye, Imana ihindura iguhindura mwene data, iduha amatwi yo kumva n'umutima wakira iri jambo, turyakire turituze mu mitima yacu. Amen. Kumvuga kukuvuga bitwaye iki? Ingorane shida ni ukugirwaho n'ingaruka yana malipo zo kutumvira za kutotii bikakugeraho, na kufikia nutumvire kama utii ukabona ingaruka zikugezeho, malipo ujye ubyakira unavipokea kuko wanze kumva. maana ulikataa kutotii. Ngo munshake amafaranga bari kunca 2,000 bari kunca 1,000 ngo bamfungure ngo nyaguze kuba muri gereza, ngo mama we ndi kuryama ku sima uzimbeho akundi mwirata mu nzu ngo harakonje cyangwa agafene ubushyuhe harashyushye cyangwa agafene tubone ubukonje. Wote baridi Sogongera onja ibyo washatse. ile ulitafuta Ushaka amafaranga y'icyo kuva mu wabayemo kabiri uishi kumva. ndani siku mbili usikie Cyakora niba gufunga kama uzira ubusa watakufunga uzahamagara inze murebe, ite nikwiye kukuona ni uzira ubusa bakufia bagutwara. Ruva nko musore siberere ntiyarenganye, jana basi alikufa bure uwo musore waze narashatse jana alikufia nta myaka ibiri irashira, kuna miaka mbili na wewe batujya buto twende ngo dutembere sha twende kutembea tujye kuryoshya twende tujye kurya ubuzi. Hari umureze kuna mtu aliwahi kunaambia ndugu ya shida ziko nisekeshe n'ababaje umwana kuva garika papa sasa imyaka ngezemo miaka nayo hari byinshi narabona, hari byinshi nkeneye kumva. Nanjye nkeneye kujya butu, nkeneye gutembera, nkeneye kujya kurya ubuzima. Sha ubuzima nutaburya buzakura. kama haukulita kukula Ngo ngiye kurya ubuzima, sha uzare kure bataba bameze. nenda kuona vile ilivyo Umuntu wawugeza aha, imanga igeza aha, wowe batafunze aje bamurandase. anakuja Ewe data we. kamata mikono shida kubwa. Niba ushaka iby'ubuzima Kama unataka kula uhai uba ufite fiyeri yo kubaho neza, uri no muri Yesu. Wakira ijambo ry'Imana, ubatize mu buzima bwa Yesu Kristo. Kwanga mwene so umwangira umutima wawe, umwangira ubusa, ngo baravuze, ngo barambwiye. Niwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe, ibyo ntabwo uzongera amahoro. Amen. Kwanga umurage gupfa Chukia mtu bila sababu ni ikibazo. shida.
abami ba mbere wafalme wa kwanza babonye nadusomere aliyepata anaweza kandi mujya turi kusomea. gusoza. Tunakaribia kukomesha. Abami ba mbere Wafalme wa kwanza 2:42 sura 2 42 ahagarire kuri 46. na 46. Amen. Ingoma ya Dawidi. Amen. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Aya magambo nayo Maneno haya nayo ni maremare. ni marefu. Ushaka gusoma azahere ruguru Ayaanzie juu, yashaka zari kuri 30 ayaanzie kwa 30, amanuke. ashuke. Ni ijambo nanjye numvise Neno nami nilisikia. numva twarisangira. Tunaweza kulichangia. Salomo Salomo yari umugaragu mwiza alikuwa mtumishi mzuri kuko sababu yanze kwihorera, alikosa kulipia yana kumena amaraso. Kataa kumanga Aravuga damu. ati Akasema eti Shimei Shimei ku ngoma wa utawala ya data Dawidi wa Dawidi wagize ubugome bwinshi, ifanye wasi nyingi, urenganya abantu kasaliti wengi batari mu rubanza. bila sababu. Ariko none Lakini sasa jewe ntabwo nkeneye mimi sihitaji kujya mu nzu ubuzima, nipate ntabwo nkeneye kukwica, ntabwo nkeneye kuguhora ubugome bwawe. Amen. wasi wako. None Sasa umva itegeko, sikia sheria, ntawe wemerewe kujya. haukubali mahali pa kwenda. Genda wiyubakire inzu, Wewe ujenge nyumba, ugenda uyibemo. wewe kwenda Bivuze iki? Ube mu mudugudu ubudasohoka, ntuzavanga ujya ahandi, kuko ibyo wakoze nta kabuza bizakugaruka. bila shaka Kubera iki? itapata malipo Bakutumvira. sababu ya kutotii. Shimei aragenda Naye kakwenda araha akaishi. nuko Sasa bari afite abagaragu, alikuwa na watumishi, biratugenda abagaragu babiri baba baragiye. watumishi wakaenda. Wamaze kugenda, Kisha kwenda Shimei abwirwa ko abagaragu be batabanyitse bagiye. watumishi wake wamekwenda. Amaze kumva iryo jambo, abashyira amatanda ku ndogobe, abayurira indogobe ze, abaragiye ajya kugarura babagaragu. Amaze kubagarura, ijambo rigera kuri Salomo riti ibyo Shimei yenda amubwiye yabirenzeho, ntabwo yabyumvise. Yarabyumvise ariko ntiyabyumviye kuko yarenze ku byo mwumvikanye. Waramurahije ariko yibagiwe indahiro mwagiranye. Urabyumva neza? Nuko akimara kubimenya atumira kuri Shimei ati urabizi ibyo twavuganye, urabyibuka none ko wabirenzeho ukaba wasohotse nakubujije. Ese iyo awutu y'abana b'Imana ivaho ikajya he? Ukajya kubona abasere ntabwo bateranye, ntibazi gutembera, bafatana bagenzi babo buri kanya, amaposita n'abapagani, buri kanya amaposita n'abatizera, buri kanya amaposita n'abadasenga hamwe, ugasanga buri munsi ni awuti. Ese mwa bantu mwe ibyo bintu bizabageza kuki?
Ile kitu itawafikisha wapi? bifite ingaruka nyinshi. Na malipizi mabaya. Abasore bakora ibyo, Vijana abakobwa bakora ibyo, na ariko vijana sinabakora gusa, wale tu burya n'abagore bamaze wanawake kuzuramo na satani wanachama nabo baragenda nao wanakwenda bakajya habuto bagatembera. Ariko se ibyo bivaye, lakini sasa inatoka wapi? Naenda wapi? Shimei Shimei nuza Salama aramubwira Salama ati akamwambia ubwo wanze kumva umekataa kutii, nta kabuza uricwa. bila shaka utauawa. Hanyuma Shimei yicwa Akauawa, apfa akakufa azize sababu kutumvira. kutotii. Abantu benshi babura ubugingo kubera kutumvira. Abantu benshi babura ubuzima kubera kutumvira. Satani agushukashuka akaguhereza ibintu bisa n'amawuwa, Mambo kama maua, nyamara amawuwa iyo izuba ryatse jua ukame ntabwo wongera kuyabona. hauyaone yananyauka, Akagushukashuka, akudanganya. umubiri udushuka, Mwili unatudanganya, ejo uradusiga. utatuacha. Bene datashi bacu twemere kumvira ijambo ry'Imana, Tii neno la Mungu. dukore ibyiza, dukore neza. Nibutse gushya batwigishije ku neza y'umuntu. Wema wa Mungu Burya ngo ineza y'umuntu imutera gukundwa, kuko Yonatani yagiriye neza Dawidi. Niyo mpamvu nibutse umugabo w'Imana yadusabye akavuga ati ngo nuko Dawidi arabaza ati, ese mu muryango wa Sawuli nta muntu wasigaye ngo mugire neza ku bw'ineza ya Yonatani? Ineza y'umuntu imutera gukundwa. Mujye mukora ibyiza bishimwa n'Imana, bizatuma umubano n'abantu bose amahoro. Amen. Hanyuma ngo umugaragu ati, uzabisoma mu gitabo cya Samweli ya kabiri, Samweli ya kabiri 9, ngo nuko ngo Dawidi abwira umugaragu wita Siba, aragenda agahamagaza umwami, ariko nawe arokotse burya ni mu bana ba Yonatani. Uwo mwana abwira umugisha, agira umugisha kuri Dawidi ku bw'ineza ya Yonatani. Amen. Namwe mujye mugira ineza. Burya ineza y'umugabo, burya ineza y'umugore, ibyiza mukora bigira ingaruka nziza ku bana banyu, kuko mu gihe utakiriho umuntu azavuga ati, ndibutse uzi dusabe yaracumbikiye, nari nshonje yarangaburiye, uzi Venuste namaze mu nzu ye ibyumweru bingahe angaburira, urabizi. Noneho iyo neza akayiturwa, yaba akiriho yaba atakiriho, ineza ikamugarukira. Amen. Ibyiza yakoze byose bikaba inyungu y'umuryango, ariko ibibi wakoze murabizi cyane. Ku ngoma runaka yari mubi, yaradukubise, yatubujije amahoro, uyu ni umwana we n'abacike. Ibyo byose bikaba kubwo kutumvira, bikaba ingaruka zo kutumvira. Imana itubabarire, idushoboze kumvira ijambo ryayo, twumvire Imana, twumvire abagaragu. Imana duhaye abagaragu b'Imana. Amen. Ngo njyewe ntabwo mu iriya torero nagira amahoro batarangira diyakoni, mwariya torero ntabwo bazambanaho, sinzatuma ijoro aryama atarangira umuhanzi ye. Ese bizakumarira iki? Bizakumarira iki? Yego, nakugira umuhanzi bizageza mu ijuru se? Nakugira umudiyakoni bizageza mu ijuru se? Niba kugira umupasitori bizageza mu ijuru se? Ikintu kizajya kikumarira ni ukuzumvira iri jambo, amen, ukarituramo. Dufite abantu benshi twumvise babuze amahoro, bamwe baricwa, abandi bakugwa ku mirimo, abandi bakugwa ku ngoma. Urabizi wa mugabo wakungirije bose ntakubeshya, twari tuganira uzi ukunda kurwanya
Najua vile nakupiganisha. ashaka kujya mu kampani yawe Hii kampani yako namara guhirika kisha aba kukuondoa umuyobozi awe kiongozi. ashaka umuyobozi Takuwa kiongozi. aje kumva ngo yabamwe Ndio kusikia kuondoa kwenye kazi. kuki ushaka kumura Sababu gani nataka kuniondoa kwa kazi? kumura ku murimo Nataka kuniondoa kwa kugira ngo kazi. hajye niba Imana yarishimye ko ari njye ukorera kampani ari njye ukorera umurimo Kama ndiye mkubwa wa kazi niyo atabimenye hata ujue ukamukuraho namuondoa. icyaha kiratinda ariko n'igihe Lakini hawezi ingaruka zabyo byanga bikunze uzabibona shaka kwa shaka. hari benshi batakiterana Wengi angani wakusanyika. atari uko batumvise ahubwo ikintu babuze kumvira Walikosa kutii. barabatijwe ariko ntibarahora n'Imana kugira ngo Imana ibahindure. Kusudi Mungu abadilishe. Imana ibareze kumva neza amagambo kandi Imana ibahindure. Imana ishoboze kumva no kumvira. Yatanze intumwa, Toa mitume. itanga abahanuzi, Toa manabii. itanga abagaragu bayo. Uko njye n'abandi kose kuba ndi umukristo birampagije. Imana idoze kumvira iri jambo ry'Imana, kuko kumvira aya magambo no kumvira ijambo ry'Imana no kumvira abakozi b'Imana nicyo kintu cyonyine kizabasha kudufasha ikakugeza mu bwami bwo mu ijuru. Mfano wa mbinguni. Imana ibashoboze kandi umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo magufi twaganiraga ni amagambo avuga ati Anakusema eti kutumvira bifite ingaruka ina malipizi kandi mabaya nyinshi mingi kandi mbi. baya. Kugira ngo tubikire rero Imana idushoboze kumvira, kuko